Nabahuje mwe muneze amatwi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uyu ni icyamamare ntawe utamuzi kuvana muri Kenya kugeza mu Rwanda no mu bindi bihugu bitandukanye. Mu mujyi imijyi zose ziramuvuga yuko ni icyamamare ntawe utamuzi. Yuko akora ibitangaza bihebuje, aragusetsa ugaseka ugatembagara. Twavuga yuko ari we munyarwenya wa mbere muri Afurika. Niwe munyarwenya wa mbere kuri TikTok ufite abaforowazi benshi. Afite miliyoni 12 z'abaforowazi, akagira like miliyoni 27. Ibyo byose abikesha mu guhozaho no kwitaho ku bafana be. Mwibutse niba ukunda uyu musore kugira ngo ikiganiro cyacu cya buri munsi kibanyita Ismael Mwanafunzi wa kabiri. Wowe utari wakora subscribe kugira ngo ibi biganiro by'ubwenge ntibigende bigucika. Niho yakuriye kuvana muri Kenya, akina TikTok aramamara, ibihugu byose biramumenya. Ukibona uyu mutwe we uhita useka, umutwe we ungana n'inzu, wagira ufite inkombe, wagira ni pemeni z'inzu. Afite amaso wagira ni amagorori gagandi gatana abana bakinaga biye. Uyu mugabo aragusetsa cyane, ukibona uyu mutwe we ugahamagara, ukikunenga, ukarenga imikingo. Uyu mugabo ukimubona uravuga ati uyu nagabaho, kandi arahari, aba mu gihugu cya Kenya. Ni umunyarwenya ukunzwe n'abatari bake. Mu bihugu byose byegeranye na Kenya ntawe utamufana. Afurika yose twavuga yuko ari umunyarwenya wa mbere ukunzwe. Kandi muri zino minsi bari gutangaje ibihuha ko yitabye Imana, ariko ntabwo byari byo. Ni nka kwa kundi abantu baba bashaka viyuze kugira ngo, kubera ari umusitari, kugira ngo babone abaviyu benshi, babone amafaranga. Ariko uyu munsi naje kubaha inkuru ya nyayo. Uyu musore nasomye ibinyamakuru bye, twaranahuye, ambwira yuko ati ibyo bitigeze bibaho. Mwibutse wowe utari wakora subscribe, reka tugere mu gihe cyo kwamamaza. Mwibutse wowe utari wakora subscribe, ukora subscribe. Ubundi ikeneye kwamamaza ni za nimero, ni kwa kundi murabibabwira. Kandi yo muri zino minsi tugiye gukubita hanze indirimbo bayitaga bonane. Mwibutse wowe utari wakora subscribe, uri gucikwa n'ibyinshi. Nje banyita Ishimwe Savio amazina yanjye, ariko hano nza kuri kamera zanyu nitwa Ismael Mwanafunzi wa kabiri. Abatanze mugende muri zino video za kera murambonamo nari mukinyi wa comedy, ariko biza kugera ngombwa bivamo. Mbibutse bafana banje yuko views ziri kugenda zibura, nta muri gusharinga video zacu. Mugende musharinga video kugira nanje turebe nimba twaterana imbere tu. Mbibutse abantu ba comedisiye bafitiye umuntu bita Ruhara, ashaka abantu bakeneye gukina comedy. Nawe ushaka gukina comedy waza hano tukahita ngudomekamo, ubundi ugatangira gukina comedy nziza cyane, ugatangira kurya amafaranga, nawe ugatangira kwinjiza kuri Ruhara Comedian, cyangwa se ukagenda ukandikamo Generation TV. Aho ngaho ukeneye abakinyi bagishyiri hasi cyane, shaka kubafasha. Nk'ubutse ukeneye kwamamaza, wahamagara kuri 0733